nari naramenyereye kuvuga yego, yego ndabikora, yego ndazi, yego ndabafasha, yego nta kibazo, yego 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 mu bintu byose. Nubwo hari igihe umutima wanjye wavugaga uti oya oya simbikunze, natekerezaga ko kuvuga oya byari gutuma abantu banyanga, natekerezaga ko bavuga ko nabaye mubi. Yarahindutse, nuko nkomeza kuvuga yego, kandi uko narushagaho kuvuga yego ku bandi niko narushagaho kuvuga oya kuri njyewe. Oya ku gihe cyanjye, oya ku mahoro yanjye, oya ku byo nashakaga, oya ku byo nari nkeneye. Umunsi umwe umuntu ansaba ikintu, nshaka guhita mvuga nti yego nk'uko bisanzwe, ariko ndaceceka ndamureba maze mvuga nti oya, ntabwo isi yahagaze, ntabwo ikirere cyaguye, ntabwo nari umuntu mubi, nari maze gusa kuvuga ukuri. Namenye ko oya itajya iba mbi, hari oya ikurinda kwiyemeza ibyo udashoboye, hari oya ikurinda kwemera ibyo utifuza, hari oya ikwigisha kubaha igihe cyawe, hari oya imwe gusa ishobora kuba intangiriro yo kongera kwiyumva. Ariko nizi ikintu kindi, kuvuga oya ntabwo bivuze ko utagomba kugira umutima mwiza. Ushobora kwanga ikintu utarinze kwanga umuntu, ushobora gushyiraho umupaka utarinze kugira urwango, ushobora kutaboneka utarinze kuba umuntu mubi. Uyu munsi iyo nshaka kuvuga yego, ndabanza nkibaza nti ndabishaka koko, ndabishoboye, cyangwa ndabikora gusa ntinya kuvuga oya. Ntabwo nkiri kuvuga yego kugira ngo nkundwe, ntabwo nkiri kuvuga yego kubera ubwoba bwo gutenguha abantu, kandi sinzongera kwiyibagirwa, kandi sinzongera kwibagirwa ko nanjye ndi umuntu ngomba kubaha. Ntabwo nzabyibagirwa. Rimwe na rimwe ijambo rimwe gusa kandi rigufi niryo risaba ubutwari bwinshi. Oya oya oya.